Yesu Kristo ashimwe. Twasoje igitabo cya Ezira, uyu munsi dukomeje dusoma igitabo cya Nehemiya muri ya gahunda yacu yo gusoma Bibiliya. Kadusome mu izina rya Yesu. Nehemiya yumva inkuru z'ibyago by'ab'i Yerusalemu. Amagambo ya Nehemiya mwene Makariya mu kwezi kwitwa Kisilevu mu mwaka wa 20 ubwo nari ibwami i Shushani. Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda, mbabaza inkuru z'Abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Gusenga kwa Nehemiya. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye, niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru, nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegeka ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye. Ni koko njyewe n'inzu ya data twaragucumuye, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose, uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga, kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazanaho nitoranirije nkatuza izina ryanjye. Abo ni bo bagaragu bawe n'abantu wacunguje ububasha bwawe bwinshi n'amaboko yawe akomeye. Nyagasani, ndakwinginze tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe, nuko abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe. Noneho umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo. Kandi ubwo nari umuziritsi wa vino y'umwami. Igice cya 2. Umwami yohereza Nehemiya i Yerusalemu. Umunsi umwe wo mu kwezi kwitwa Nisani mu mwaka wa 20 wo ku ngoma y'umwami Aritazeruzi, vino yari iteretse imbere y'umwami, maze nenda vino nyihereza umwami, kandi imbere hose sinagiraga umubabaro imbere ye. Umwami arambaza ati ni iki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye? Ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima. Mbyumvise ndatinya cyane. Umwami ndamusubiza nti umwami arakarama, icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki? Kumurwa n'ahantu n'ibituro bya ba sogokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Umwami arambaza ati hari icyo unsaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru, maze nsubiza umwami nti niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya ba sogokuruza mbone kuwubaka. Umwami yari yicaranye n'umwamikazi, arambaza ati urugendo rwawe ruzaba urw'iminsi ingahe, kandi uzagaruka ryari? Nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe. Kandi nsaba umwami nti umwami niyemera bampe inzandiko zo gushyira ibisonga byo hakurya y'uruzi, ngo bampe inzira ngera i Buyuda. Bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami, kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo n'umunara w'inzu, kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo. Umwami arabinyemerera, abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho. Nehemiya ajya kureba inkike zasenyutse. Maze ndagenda nsanga ibisonga byo hakurya y'uruzi, mbaha inzandiko z'umwami, kandi umwami yari yantumye n'abatware b'ingabo kandi umwami yari yantumanye n'abatware b'ingabo n'abagendera ku mafarashi. Bukeye Sanibalati
w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwamoni babyumvise birababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisiraheli ibyiza. Nuko ngeze i Yerusalemu marayo gatatu, nijoro mbyukana n'abantu bake, kandi sinagize umuntu mbwira icyo Imana yanjye yanshyize mu mutima ngo ngikorere i Yerusalemu, kandi nta farashi twajyanye keretse iyari impetse. Nuko iryo joro ndasohoka nyura mu irembo rijya mu gikombe, nkomeza inzira y'iriba ry'ikiyoka no mu irembo rinyuzwamo imyanda, nitegereza inkike z'i Yerusalemu zasenyutse n'amarembo yaho yahiye, maze njya ku irembo ry'isoko no ku kidendezi cy'umwami, ariko ntihaboneka inzira y'ifarashi yari impetse. Iryo joro nzamuka iruhande rw'akagezi, nitegereza inkike, mperako ndahindukira nyura mu irembo rijya mu gikombe, nuko ndagaruka. Ariko abatware ntibamenya iyo nagiye cyangwa icyo nakoze, ndetse sinari nabwiye Abayuda cyangwa abatambyi n'abanyacyubahiro n'abatware, haba n'abandi bakora umurimo. Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Mperako ndababwira nti, ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye? Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, babwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati, nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko Sanibalati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwami na Geshemu w'umwarabu babyumvise baraduseka badushinyagurira, baratugaya bati, ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti, Imana nyir'ijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Amazina y'abubatsi. Bukeye Eliyashibu umutambyi mukuru ahagurukana na bene se b'abatambyi, bubaka irembo ry'intama, bararyeza, bateraho inzugi zaryo, baraheza bahereye ku munara wa Hameya bakageza ku munara wa Hananeli. Abagabo b'i Yeriko nibo bakurikiragaho bubaka, kandi Zakuri mwene Imuri niwe wakurikiragaho yubaka. Irembo ry'amafi ryubakwa na bene Hasenaya, batera ibikingi byaryo, bateraho n'inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byabyo. Kandi Meremoti mwene Uriya mwene Hakosi niwe wakurikiragaho asana. Meshulamu mwene Berekiya mwene Meshezabeli akurikiraho asana, na Sadoki mwene Bana akurikiraho asana. Ab'Itekowa bakurikiragaho basana, ariko imfura zo muri bo ntizagandukiraga umurimo wa shebuja. Kandi irembo rya kera ryasanywe na Yoyada mwene Paseya na Meshulamu mwene Besodeya, batera ibikingi byaryo, bateraho n'inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Meratiya w'i Gibeyoni na Yadoni w'umunyameronoti, ab'i Gibeyoni n'ab'i Misipa bo mu butware bw'igisonga cy'umwami cyo hakuno y'uruzi, nabo bakurikiragaho basana. Uziyeli mwene Harihaya n'abacuzi b'izahabu nibo bakurikiragaho basana, na Hananiya umwe wo mu bahanga binjiza imibavu akurikiraho asana. Barenga hamwe muri Yerusalemu bageza ku nkike ngari. Kandi Refaya mwene Huri umutware w'igice kimwe cy'i Yerusalemu nawe akurikiraho asana. Yedaya mwene Harumafu akurikiraho asana aherekeye inzu ye, na Nahatushi mwene Hashabuneya akurikiraho asana. Malikiya mwene Harimu na Hashubu mwene Pahatimowabu basana ahandi hamwe n'umunara w'itanura. Kandi Shalumu mwene Haroheshi
umutware w'ikindi gice cy'i Yerusalemu, we n'abakobwa be bakurikiragaho basana. Irembo rijya mu gikombe risanwa na Hanuni n'abaturage b'i Zinowa, bararyubaka bateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo, basana inkike ya mikono 1000 bageza ku irembo rinyuzwamo imyanda. Kandi irembo rinyuzwamo imyanda risanwa na Malikiya mwene Rekabu, umutware wo mu batware b'i Betihakeremu. Uwo araryubaka ateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Irembo ry'isoko risanwa na Sharuni mwene Korihoze, umutware wo mu butware bw'Imisipa. Araryubaka ararisakara, ateraho inzugi zaryo n'ibyuma bizihindira n'ibihindizo byaryo. Yubaka n'inkike y'ikidendezi cy'Isorowa aherekeye isambu y'umwami, bageza ku nzuririro zimanuka ziva mu mudugudu wa Dawidi. Nehemiya mwene Azibuki, umutware w'igice kimwe cy'i Betisuri, niwe wakurikiragaho asana ageza aherekeye ibituro bya Dawidi no kugeza ku kidendezi cyafukuwe ukageza ku nzu y'abanyamahanga. Abalewi, Rehumu mwene Bani akurikiraho asana. Hashabiya, umutware w'igice kimwe cy'i Keyila, akurikiraho asana inkike ye. Hakurikiraho bene wabo basana, barimo Bavayi mwene Henadadi, umutware w'ikindi gice cy'i Keyila. Kandi Ezeri mwene Yoshuwa, umutware w'Imisipa, akurikiraho asana ikindi gice cyerekeye ahazamuka hajya mu bubiko bw'intwaro z'intambara, aho inkike ihetera. Baruki mwene Zebayi akurikiraho asana ikindi gice afite umwete, ahereye aho inkike ihetera akageza ku muryango w'inzu ya Eliyashibu umutambyi mukuru. Meremoti mwene Uriya mwene Hakosi akurikiraho asana ikindi gice, ahereye ku muryango w'inzu ya Eliyashibu akageza aho inzu igarukira. Abatambyi n'abantu bo mu kibaya bakurikiraho basana. Benyamini na Hashubu bakurikiraho basana ahateganye n'inzu yabo. Azariya mwene Maseya mwene Ananiya akurikiraho asana ahabangikanye n'inzu ye. Binuwi mwene Henadadi akurikiraho asana ikindi gice, ahereye ku nzu ya Azariya akagezaho inkike ihetera ku nkokora. Parari mwene Uzayi niwe wasamye ahabangikanye n'aho inkike ihetera, n'umunara wometswe ku nzu y'umwami yo haruguru yegereye urugo rw'abarinzi. Pedaya mwene Paroshi akurikiraho asana. Kandi Abanetinimu babaga Ofeli ahateganye n'irembo ry'amazi ryerekeye iburasirazuba n'umunara wometsweho. Ab'Itekowa bakurikiraho basana ikindi gice giteganye n'umunara munini wubatsweho ukageza ku nkike ya Ofeli. Haruguru y'irembo ry'amafarashi hasanwa n'abatambyi, umuntu wese asana ahateganye n'inzu ye. Sadoki mwene Imeri akurikiraho asana ahateganye n'inzu ye, na Shemaya mwene Shekaniya umukumirizi w'irembo ry'iburasirazuba akurikiraho asana. Hananiya mwene Sheremiya na Hanuni umuhungu wa gatandatu muri bene Sarafu bakurikiraho basana ikindi gice. Meshulamu mwene Berekiya akurikiraho asana ahateganye n'inzu ye. Malikiya wo mu bacuzi b'izahabu akurikiraho asana ageza ku nzu y'Abanetinimu n'iy'abatunzi, aherekeye irembo rya Hamifukadi no kugeza ahazamuka hajya ku nkokora. Kandi hagati y'ahazamuka hajya ku nkokora n'irembo ry'intama hasanwa n'abacuzi b'izahabu n'abatunzi, bashinyagurirwa na Sanibalati. Bukeye Sanibalati yumvise ko twubaka inkike ararakara, agira umujinya mwinshi, acyurira Abayuda. Avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibiki? Mbese bariyubakira igihome, cyangwa se bazatamba igitambo? Barenda kubaka ngo buzurizeho? Bagiye gutaburura amabuye
bayakura mu byavu n'ibishingwe kandi yarahiye. Kandi Tobiya w'Umwamoni yari kumwe nawe aravuga ati nibyo bubaka ibyo ingunzu n'ibyurire izasenya iyo nkike yabo y'amabuye. Nuko ndasenga nti Mana yacu umva uko dusuzuguwe, ibitutsi badututse abe ari bo bihama, batange banyagwe bajyanwe mu gihugu baba abanyagano. Kandi ntugatwikire gukiranirwa kwabo n'icyaha cyabo ntikigahanagurwe imbere yawe, kuko babaye ikigusha ku bubatsi. Nuko twubaka inkike yose turayihuza, ariko yari igicagase kuko abantu bari bagize umwete wo gukora. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma guhera ku bice 4. Dusoje ibice 3 byo mu gitabo cya Nehemiya. Mugire umunsi